Inyama z'inka zitetse uku ziraryoha cyane. Hello friends and family, mumeze mute? Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni na video yo guteka, ngiye kubatekera inyama. Umva ziryoshye cyane, zoroshye, ziba zifite icyanga. Mbese niba uri umukunzi w'inyama uzaziteke nkuko ngiye kubibereka, uzazikunda cyane. Nkuko mubibona rero ndi gukata inyama. Iyi ngiyi ni inusu y'iroti, ni inyama z'inka. Uri kubona utuntu ndi kugenda nkata dutoya ariko tutari na dutoya cyane, turi mu rugero. Ngiye kubereka akantu ku kandi paka nzirangije kuziteka, ariko wumve ngo izi nyama umva ntabwo ushobora kubyumva. Mbese ziraryoha, ziba zoroshye, zifite icyanga ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ndangije rero kuzikata. Iyi ngiyi ni isafuriya nzishyizemo, noneho ngiye gushyiramo amazi make yaringaniye, ubundi nzishyire ku muriro zimanze zibire. Inyama rero nazibijije zahiye, nazikuyeho. Iyi ni ipanu nshyize ku muriro, aya ni amavuta asanzwe y'igihwagari nshyizemo. Urabona ko nkoresheje utuvuta dukeya. Amavuta arahiye, ngiye gushyiramo za nyama. Noneho rero ngiye gukomeza kuzikaranga ari zonyine kugeza igihe nyine ziri buhindurire ibara, mbereke icyo nkurikizaho. Noneho mugenda bankaranga ntegereje ko zihindura ibara, reka mbe ndi gukata ibindi ndi bukenere. Ahangaha rero ndakenera karoti ebyiri, ngiye kuzikata ariko ntabwo ndakata utuntu dutoya, nta nubwo biraba ari binini cyane bikabije. Twose ngiye kudukata muri forume imwe. Noneho ngiye gukata n'iyi pavuro, ndayikata yose. Pavuro nayo ntabwo ndakata utuntu dutoya, ndagenda nkata ibice binini. Nk'uku nguku zingana niko zose ndi buzikate. Noneho ngiye gukata ibitunguru, ndakoresha udutunguru dutatu tutari tunini, turaringaniye. Ibitunguru nabyo rero ntabwo ndakata dutoya, nabyo ndakata binini muri iyi forume. Iki ngiki nyikasemo, niko n'ibindi byose ngiye kubikata. Gukata ibintu binini rero hari ukuntu ubona nyine bisa neza, bigaragara neza. Iyo wenda utabihishije cyane nyine ngo bibe byaburira mu biryo, uba ubona nyine bigaragara neza nyine iyo ubirebye. Kuko ubundi apeti, kugira ugirire ikintu apeti, ni uko nyine amaso amanza kuba yagikunda. None iyo yagikunze ni cyo kintu cya mbere nyine uhita wumva wawu, iki kintu se ko gisa neza. Reka rero nongere ndebe inyama
ndi gutekera ku kariro gakeya gashoboka, nshaka ko zigenda zishya buke buke zitonze. Urabona ko hano zatangiye kugenda zihindura ibara. Izi ni za karoti nsutsemo, urakomeza nyine ugakaranga, nta mazi ndi bushyiremo, nta mazi habe n'utuzi na dukeya ndi bukoreshe, yewe n'utwasigaye nyine nzibiza ntatwo ndi bushyiremo, kandi ziraba zimeze neza zoroshye. Noneho uyu nguyu ni umunyu ushyizemo agace k'akayiko. Izi karoti ntabwo ndi bureke ngo zishye cyane, ziraba zigifitemo ububisi bukeya, niyo mpamvu nazishyizemo. Inyama zamajije guhindura ibara ndetse n'ibindi birungo ndagenda nshyiramo, biriya byose nakase, ntabwo ndi buze gutuma bishya ngo bibe byashya cyane. Noneho ngiye gushyiramo na cya gitunguru na pavuro nakase, nabwo nyine ndakomeza nkarange. Igitunguru ntabwo nagiye nkitandukanya, cyo ubwacyo nikigenda gikubitwa n'umwuka kiragenda cyitandukanya. Nkuko nabibabwiye nyine na pavuro n'ibitunguru ntabwo bigomba gushya hahandi wumva ko byahiye cyane. Uko ugenda uvanga ukaranga rero, ibitunguru byo ubwabyo bigenda bitandukana. Niyo mpamvu ntegoye mbikata ngo nyite nanabitandukanya. Ndakoreshamo n'inyanya ebyiri, ngiye kuzikata ariko ntabwo ndakata uduce dutoya cyane, ndakata utujya kuba tunini. Ngiye gushyiramo iyi ngiyi soya sauce light, ndashyiramo utuyiko tubiri dutoya, nta birungo byinshi by'amafu ndi bushyiremo, usibye gukoresha iyi soya sauce light. Noneho kubera ari n'inyama z'inka nkakoresha na beef masala, ni ibyo byonyine ndi bukoreshe, nta birungo byinshi. Beef masala nayo kizemo akayiko kamwe gatoya karahagije. Ngiye gukomeza mvange kugira ngo soya sauce na beef masala nkizemo byivange hose. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, thank you so much. Uwiteka aguhe umugisha kudusapotinga. Niba kandi nawe uri kureba iyi video utarakora subscribe, turabigusabye yikore kugira ngo video yose twauploadinze igiye kugeraho, ugiye tuyibona mu ba mbere. Urabona ko ibirungo ntibyari byashya, noneho ngiye kuhita nshyiramo za nyanya nakase. Nabwo ndakomeza nkarange mvange neza, ariko ntazicucuma kuko n'inyanya ubwazo ntabwo nshaka ko ziri buburire nyine mu biryo. Nshaka ko nazo ubwazo zirakubitwa n'umwuka ariko birashya zikigaragara. Niba uri kureba iyi video rero hari indi nteko runaka ushaka yuko nazabatekera itari mu ma video twauploadinze ari kuri YouTube, ujye umbwira muri comment njye nyibatekera, sibyo? Nujya ureba na video yo guteka ukabona inteko naberetse urayikunze, wayigerageza mu rugo ukayiteka,
nujya uyitestinga ujye ugaruka muri comment umbwire uko wabyumvishije. Nkuko nabibabwiye rero ndakomeza mbikarange mvange buke buke kugira ngo inyanya zitaba zashwanyukiramo. Nta mazi na makeya nyine ndi bushyiremo, ahubwo amazi y'inyanya n'ay'ibitunguru nayo ngayo gusa niyo araba zoroheje. Ikindi nta na sauce tomate nyine ndi bushyiremo. Urabona ko usibye ya soya sauce na beef masala nashyizemo, nagerageje gukoresha ibintu biri naturel. Inyama rero zahiye, reba ukuntu zisa, ziroroshye, zirasa neza, no kuzireba ubwabyo uhita ugira apeti yazo. Nawe rero niba uri umukunzi w'inyama, izi nyama uzazigerageza uziteke nk'uko nguko nabiberetse, uzazikunda. Iyo uziriye nyine uba wumva inyama zo zirahiye kubera namanjije kuzibiza, ariko uba wumva zoroshye, twa turungo tutahiye. Urabona ko buri kirungo cyose kiri kugaragara, ari ibitunguru ni binini, amapavuro ni manini aragaragara, ntabwo nyine yahiye. Ibirungo byo ntabwo byahiye, byakubiswe n'umwuka. Si bibisi yego cyane, ariko nyine ntibyanahiye. Iyo uri kurya ubu byumva mu kanwa. None reka nshyire ku isahani murebe ukuntu bisa neza. Bisa neza, umva biteye apeti pe, biteye apeti. Ntibyumutse cyane, ntibinarimo isosi, ariko urabona ukuntu nyine byoroshye, bisa neza. Nabuze nuko nabivuga, biteye apeti cyane. Mwakoze rero kubana nanjye muri iyi video. Uwiteka akomeze kubarinda, Uwiteka akomeze kubitaho, Uwiteka akomeze kubagirira neza. Tuzahurire mu yindi video itaha. Ndabakunda mwese, bye bye.